uyu mugabo yaravuze ngo iyo uri gutereta umukobwa mwiza cyane isaha ikubana nk'isegonda, ariko nanone iyo uri ku itanura ryaka umuriro isegonda rikubana nk'isaha. Mu yandi magambo yashatse kugaragaza ko iyo uri gukora ikintu ukunze cyangwa se wishimiye igihe kikwihutira, ariko nanone iyo uri mu kintu kibabaje kibi cyane cyangwa se utishimiye igihe ubona kimeze nk'ikitagenda. Uyu mugabo nanone yaravuze ngo siyanse itarimo religion cyangwa se ubumenyamana, iyi siyanse iba ari igicumba. Arongera aravuga ngo ariko n'ubumenyamana butarimo siyanse buba bumeze nk'impumyi. Yaravuze nanone uyu mugabo ngo ntukagerageze kuba umugabo wageze kuri byinshi cyangwa se w'intsinzi nyinshi, ahubwo ujye uba umugabo wihesha agaciro cyangwa se ufite indangagaciro nziza. Uyu mugabo Albert Einstein nanone yaravuze ngo iyi si iri mu buryo twe twayiremyemo biturutse mu gutekereza kwacu. Turamutse tudahinduye uburyo dutekereza mu buryo bubi, iyi si yacu nayo ntiyazigera ihinduka. Albert Einstein nanone yaravuze ngo ntabwo nzi intwaro zizarwanishwa mu ntambara y'isi ya gatatu, ariko iyi ntambara niramuka ibaye intambara y'isi ya kane, abantu bazayirwanisha amabuye n'inkoni. Ibi ni ukugaragaza ko intambara y'isi ya gatatu iramutse ibaye yazasiga ishegeshe isi, ku buryo intambara y'isi ya kane yo ishobora kuba cyangwa se yaba nta gikoresho cy'ikirwanisho na kimwe gisigaye kuri ino si yacu. Uyu mugabo nanone yaravuze ngo niba wifuza kumenya ubwenge bwa muntu cyangwa se ushaka gupima ngo urebe ingano yabwo, biroroshye cyane. Igipimo cyonyine cyagupimira ubwenge cyangwa se ubushobozi bwa muntu mu gutekereza ni ukureba ubushobozi bwe mu guhinduka bitewe n'impinduramatwara cyangwa se n'impinduka zabaye muri environment cyangwa se ahaherereye. Ibi ni ukuvuga ngo umuntu ubasha kwadapta cyangwa se kubasha kwakira impinduka mu buryo bworoshye, uyu nguyu yamugize cyangwa se yamugereranyije nk'ufite ubwenge kurusha abandi. Mwakoze kudukurikirana mu gace kacu ko kungurana ubumenyi, cyane cyane turebye iby'abahanga bamwe na bamwe bavuze. Naho utaha tubakorera ibyegeranyo byiza bikoranye ubuhanga kandi byizweho bifite amakuru ahagije. Ndagira ngo mwibutse ko ari ingenzi gusiga ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu n'ibyegeranyo dukorera ujye ubibona mu mwanya. Murakoze.